murakomeye, amahoro y'Imana nabane namwe, twongeye kubasuhuza tubifuriza kugubwa neza. Tugiye gutangira dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu, izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimiye ko ukomeje kuturinda, ukarinda igihugu cyacu, ukarinda isi yacu dutuyemo, ukarinda n'imiryango yacu. Icyubahiro ni icyawe. None Mwami Yesu, muri aka kanya tugiye kumva ijambo ryawe rihindure ubugingo bwacu, ribukize mu izina ryawe ryera Yesu. Ukize igihugu cyacu, ukize isi yacu, kandi utabara ubwoko bwawe Mwami. Abizera bakizwa ari benshi kubw'impuhwe zawe n'urukundo ugira. Ndagusabye nizeye ko ubikora kandi ko uri umunyembaraga. Izina ryawe ryera rishyirwe hejuru. Amen. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku ijambo ryitwa kwiringira Imana. Kwiringira Imana, hari uburyo bwinshi abantu usanga, cyangwa se hari ibintu byinshi usanga abantu biringira, ariko mu by'ukuri ukabona ibyo bintu biringira bidafite umumaro cyangwa se bitaramba. Ariko Dawidi yavuze neza cyane muri Zaburi ya 20, aravuga ngo bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Barunamye baragwa, ariko twebweho turahagurutse turema. Uwiteka akiza umwami, kandi udusubize uko tukwambaje. Amen. Imana ihimbazwe, Imana ishyirwe hejuru. Iyi zaburi ni zaburi ya Dawidi. Dawidi muramuzi amateka ye, murabizi Dawidi ubuzima yabayemo bwari bukomeye cyane, yabaye mu buzima bwari bugoye, aba mu ishyamba, akajya arwana n'intare, akarwana n'idubu, ariko akomeza kwiringira Imana. Imana niyo yonyine yiringiye, kuko yigeze kuvuga ati ubwo data na mama bazandeka, Imana yonyine niyo izasigarana, n'Imana yonyine. Bigaragaza ko Dawidi yari yariringiye Imana, ubuzima bwe yari yarabuhaye Imana cyane, ndetse ibikorwa bye byose wasangaga ashyiramo Imana gusa. Yageze n'ubwo rero avuga muri Zaburi ya 22, aravuga ati Uwiteka ni wowe twiringira. Abiringira amagare, abandi bakiringira amafarashi, ariko twebweho tuziringira Imana yonyine. Imana itugirire neza. Baranavuga ati barunamye baragwa, ariko twebwe turemye. Haleluya, Imana ishimwe. Rero buriya kwiringira Imana mwa bantu mwe nta kuntu bisa. Iyo wiringiye Imana nayo igaragara nk'umunyembaraga kuri wowe, ariko iyo wiringiye abantu nabwo nyine uraseba. Hari uburyo rero ukwiye kwiringira Imana cyane, ukayikunda. Uburyo bwa mbere bwo kwiringira Imana ni ukuyikunda, ukayikunda n'umutima wawe wose, ukayikunda n'ubwenge bwawe bwose, kuko nta gihombo na kimwe wahura nacyo. Icya kabiri ni ukwiye kwiringira Imana, kubera ko Imana niyo yonyine itaguhemukira. Imana ntabwo uzayibwira ibintu ngo ujye kubivuga. Ni data wa twese mwiza. Umuririmbyi yaravuze ngo ni data wa twese mwiza, ngo azi intege nke zacu. Turi abanyantege nke mu isi, turi abanyantege nke, abantu turi abanyantege nke. Nubwo waba wuzura umwuka wera, ukaba wamanura wazura abapfuye, nubwo waba ukora ibitangaza bikomeye gute, ariko uri umuntu, ufite intege nke. Uko byagenda kose nta muntu utagira intege nke, ariko Imana yo ni inyembaraga, kuko yahozeho kandi izahoraho. Impamvu ukwiye kwiringira Imana rero ni uko niyo yonyine itazaguhemukira. Imana nta kintu uzayibwira ngo ukivuge. Ushobora kwiringira umuntu, ukamwiringira, ejo akaguhemukira, ariko Imana nta na rimwe Imana izigera iguhemukira, kandi Imana niyo kwizerwa. Indi mpamvu ukwiye kwiringira Imana ni uko ariyo yonyine yo kwizerwa. Nta muntu wo kwizerwa, na Bibiliya yaravuze ngo uwiringira umwana w'umuntu avumwe. Ntukwiye kwizera umuntu, kuko ni umuntu yagira intege nke, ni umuntu hari ibyamunanira.
umuntu yagusezeranya ibintu ariko bikamunanira, ariko Imana yo mu ijuru yonyine niyo yonyine yagusezeranya ibintu ikanabikora, nyine idashobora kuguhemukira mu buzima bwawe. Imana rero ni nyampuhwe, ni urukundo. Ushobora kwiringira amafaranga agashira. Ushobora kwiringira imitungo igashira. Twabigereranya n'amafarashi, tukabigereranya n'amagare. Ibyo ngibyo by'amafaranga n'akazi. Ushobora kwiringira akazi kagahagarara. Ushobora kwiringira umubiri uzabura uko byagenda kose. Niyo mpamvu nta kindi kintu usigaranye mu buzima bwawe cyo kwiringira uretse Imana yonyine, niyo izakugirira neza. Ngiye kubaha igitekerezo kimwe gihe cy'umuryango nari nzi. Hari abantu nari nzi, abo bantu bari abakire, nabyirutse mbazi ari abakire cyane. Nta muntu wajyaga mu rugo rwabo n'umwe, kubera ko bari abakire, nta kintu na kimwe bajyaga basaba. Nta muntu warwaraga ngo babimenye, nta muntu wagiraga ikibazo ngo bamusure wenda wagiye mu bitaro, ntago batabaraga, biberagaho mu muryango wabo gusa, birira binywera, keretse umukozi wabo niwe wabaga yavugana n'abandi bantu bo muri karitsiye akavuga ati wenda kwa mabuja bimeze bite, kwa bosi bimeze gutya, wenda bagiye hanze barahari. Mbese ubuzima bwabo babagaho bonyine, nta muntu n'umwe wabaga uzi ibyabo, nta n'ahantu bajyaga, nta n'umuntu n'umwe bavuganaga nawe. N'iyo rwose wagendaga ku gipangu, umukene wenda akajya nko ku gipangu gusaba, wasangaga babwira umukozi bati no, nta muntu ugomba gukingurira, ugomba gukingurira umuntu twavuganye nawe. Wasangaga ari abakire cyane kuko bajyaga guhaha n'imodoka, n'umukozi ntabwo yakundaga gusohoka, nyine umukozi yashoboraga kuza akamara n'amezi angahe adasohotse. Abo bantu ikigaragara cyangwa se ugereranyije n'ibyo abakozi wenda bavugaga, n'ubwo abakozi rimwe na rimwe banabeshya nyine, ariko urebye n'uburyo bitwaraga nk'aho ari abantu bagezeyo, ari abantu mbese bakomeye cyane, kuko ntago yabaga yagusanga no ku marembo ngo abe yagusuhuza. Oya, ntago kwa kundi ibikorwa byose, nta gikorwa na kimwe babaga bakwitabira, kubera ko bumvaga ko ari abakire cyane. Bari bariringiye amafaranga mu buryo bukomeye, ndetse no kujya gusenga ntago rwose bajyagayo. Ariko nkubwire mwene data, buriya nibe n'umuntu wabaho wenyine, ariko nibura akavuga ati reka njye mu murimo w'Imana, nsenga Imana, nkorera Imana. Ariko kubaho wenyine ukavuga uti njye nzabaho njyenyine, nzarya njyenyine, nzakoresha utwanjye, nzagira gute, ntago buriya aba ari ibintu byiza. Oya, dukwiye kwiringira Imana, kandi ndetse urukundo rw'Imana tuzarubonera mu bantu bayo. Umunsi umwe rero Imana yaje kubiyereka kuko abana babo barize ndetse baba abantu bakomeye. Umwana wabo umwe yari umukire cyane, hashize igihe arwara indwara ya kanseri aza gupfa, kandi iyo ndwara yayirwaye mu buryo bukomeye. Noneho uwo mwana wabo arwaye indwara ya kanseri, ba bantu nibwo batangiye kujya bashaka abanyamasengesho, ese nta muntu wadusengera, mbese batangira no kujya baha amafaranga abahanuzi. Murabizi ko abakire benshi baha amafaranga abahanuzi ngo babasengere, batangira kujya baha amafaranga abahanuzi ngo basengere, batangira kujya mbese binjiza abantu b'abanyamasengesho mu gipangu cyabo. Umwana yamaze igihe arapfa, kandi niwe wari usigaye abafasha kuko bose bari basa n'abageze muri pansiyo, bari gukora, ariko abana babo nyine abana bacu ni abakire, bameze neza, nta kibazo bafite. Umwana rero Imana yaramucyuye arapfa. Kubera abahanuzi baje, ba bantu batangiye kujya basenga, mu by'ukuri Imana irabiyereka, batangira kujya basenga bashyizemo imbaraga, ariko hashize igihe barongera barabireka. Babiretse hashize igihe, nanone wa mugabo wari utunze urugo
nawe aza kurwara ukuguru, arwara ukuguru bikomeye bamujyana kwa muganga. Ubwo ndi kubabwira uburyo dukwiye kwiringira Imana. Bamujyana kwa muganga, baramuvuza ahantu hose, bamujyana hanze, bari bafite imitungo myinshi, imitungo bayitakaza kuri wa mugabo, bamuvuza, bamukorera buri kimwe cyose, wa mugabo imitungo hafi ya yose imushiriraho. Abana bari bafite akazi nabo baragerageza, bagurisha imitungo, bajya no mu madeni, ariko umugabo ararenga, apfa hashize nk'imyaka 2 arwaye. Umugore ubu ngubu yagiye mu rusengero, rwose niwe uvuga ati nyabuneka mujye mwiringira Imana. Umugore rero ari mu bantu basigaye basenga Imana cyane, akavuga ati ni ukuri gusenga Imana nibyo bya mbere, kwiringira Imana nicyo kintu cya mbere, ntimukiringire ubutunzi. Karavuga ati njyewe twari dufite ibintu ariko ubu nta kintu tugifite. Rero inshuti z'Imana ntabwo dukwiye kwiringira ibintu. Hari n'abandi benshi namwe muzi bagiye biringira ibintu, bakiringira imiryango, umuntu akiringira wenda umugabo akamuta, umuntu akiringira imiryango igapfa, umuntu akiringira wenda amashuri, ejo ugahura n'impanuka, ubwenge bukagenda, cyangwa se ukabana pararize, cyangwa se ukagira na depression. Abantu nk'abo murabizi ibibazo byinshi byagiye bibaho, nta hantu wahungira ibibazo by'isi, ariko iyo wiringiye Imana ntabwo ushobora gukorwa n'isoni. Ushobora kwiringira Imana uri hasi, Imana ikakuzamura. Uri hejuru, niyo waba uri hejuru nabwo Imana ikagenda ikurindira hejuru, ndetse ikagenda ikuzamura gake gake. Hari abantu rero bajya bikina, akavuga ati njyewe mfite amafaranga, akabivuga pe, akabivuga no kuri social media, akabivuga n'ahantu hose, akavuga ati njyewe mfite amafaranga, akabyiyemeza, akavuga ati njyewe ndi umukire, mfite imitungo. Njye mbyumva, kandi akaba n'abakozi b'Imana nabo ubwabo bavuga ati njye mfite amafaranga, mfite imitungo, njye ntuwankanga, njye ndakaze. Mbese kumva ari kwikina agasingiza n'amafaranga, ko buri ikintu cya mbere wakagombye kwirata nk'umukristo. Haleluya! Ni icya mbere ni uko wakwirata ko ufite agakiza. Icya kabiri ukwiye kwirata ni uko ukwiye kwirata ko ufite Imana muri wowe, ufite ubugingo. Umuririmbyi umwe yararirimbye avuga ngo ubugingo bwiza nahisemo n'ubu, ni ugukorera umwami Yesu. Ngo kubaho ni Kristo, kubaho ni inyungu, no gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Aleluya! Ikintu dukwiye gushyira imbere muri iyi si, dukwiye gushyira imbere muri ubu bugingo, ni ukuvuga ngo twiringiye Imana, ni ukuvuga ngo twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Inshuti za Idarike TV rero, ni ukuri Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Nje kubabwira uyu munsi ngo iringira Imana yonyine, kandi nibyo byonyine bizakugirira umumaro. Igihe cyose wiringira Imana, igihe cyose usingiza Imana, we kwiringira imiryango, we kwiringira amafaranga, we kwiringira ubutunzi, oya, ahubwo iringira Imana yayaguhaye. Ayo mafaranga uyakoreshe ahimbaza Imana, uyakoreshe ukorera Imana, uyakoreshe ukora imirimo myiza, we kuyakoresha ukora imirimo mibi. Oya, kubera ko ayo mafaranga Imana yaguhaye ni intizanyo, kandi kuba yaraguhaye si uko wari urenze, si uko wari ukaze, ahubwo ni ubuntu Imana yakugiriye, yayaguhaye kugira ngo agufashe, cyangwa se agufashe kwamamaza ijambo ry'Imana, ndetse no kwamamaza Kristo mu bantu. Rero iyo ukoresheje nabi umutungo Imana yaguhaye, Imana iri mu ijuru irabireba ikavuga iti ariko nicujije impamvu uyu muntu namuhaye ubu butunzi. Imana yo mu ijuru rero itugirire neza. Numva ijambo nari nabategurira ari iryo ngiryo, kandi umwuka wera akomeza abisobanurira. Mu izina rya Yesu Kristo, Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kubwira ijambo ryawe, ukomeze kubana natwe, ukomeze kutugira neza, kandi buri muntu wese uzumvira ijambo azafashwe, azagira ikintu rwose yunguka mu bugingo ndetse no mu mubiri, kandi umwuka n'umubiri bihemburwe. Urakoze Yesu ko ushoboye byose. Komeza kutugira neza, ukomeze kuturengera, ukomeze kuturwanirira, uhe isi yacu amahoro, uhereze u Rwanda rwacu amahoro, utugirire neza, uturinde cyane, uturinde ibyorezo ibyo ari byo byose byadutera, uturinde ibyaduhiga, uturinde abanzi n'abagome, mu izina rya Yesu Kristo. Ukomeze kuturwanirira intambara tuzi n'izo tutazi, cyane cyane Mwami uturindire ubugingo,
kuko aribwo buzakubona. Urakoze Kristo, urakoze ko uri mwiza, urakoze ko ushobora byose. Rero Kristo, komeza kuturwanirira no kuturengera ibihe byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen.